nk'ishigwe akabona ikintu cyavuyemo burimba atakakanza akabikamo umunyu reka bivuge kuko ariko nabikoraga akabara gato ntatangiye gusara akongera agatambuka yagera imbere akabona ubase bajugunye ishyaka ariko abakire barareba nzayihomesha akaraba ukabona ni nk'umusaza agenda atoragura ibintu ibyo bandi bataye akaba ari mu bitondo noneho icyo gihe navomye ubona akabiye amaso navomye umwana umwe ari mu nda undi ari mu mugongo undi ari kwinyarira hariya undi ari hariya bose ni mama nta mukozi umugabo ubona wari kundeba ati iyo byarabake abafite icyo nzayihomesha akaraba ukabona ni nk'umusaza agenda atoragura ibintu ibyo bandi bataye akaba ari mu bitondo noneho icyo gihe navomye ubona akabiye amaso navomye umwana umwe ari mu nda undi ari mu mugongo undi ari kwinyarira hariya undi ari hariya bose ni mama nta mukozi umugabo ubona wari kundeba ati iyo byarabake abafite ikibazo nk'icyanjye haleluya natutubikanye ndi kugira vuba ngo ngiye kugira ndi kudoda umwe ararira hariya undi arasinzirira hariya ubusumwa ndashimira Imana ihindura amateka ndashimira Imana yubaka ubuzima igakuraho wakira Yesu n'umwami n'umukiza ugapana na Kristo ukazukana nawe hari umuntu uri muri iri teraniro utarakizwa ngo avuke bwa kabiri abane n'uyu mwami agire gutya ikiganza ahinduke icyaremwe gishizamura ikiganza nimburimo kandi turakomeza ibi bintu nta muntu wabikwingingira biraryoshye kuba muri ibi bintu Imana niguha umugisha yo nawe Imana iguha umugisha hanyuma nimuhaguruke ariko mwakomeye Imana amashyi kuvuga amahano n'ibyemewe none murampangahe ubwo ibyo bintu bibaho reka mbabwire mujye mumbabarira nkunda kwigisha ku basirikare kuko ndabakunda ni abantu b'icyitegererezo n'utayoborwa na Bibiliya hari abantu ushobora kwigiraho muri iki gihugu ukabumva umugabo umusirikare iyo bamubwiye ngo niyimukire ahangaha ntabwo ajya ashyiraho komenti ntabwo avuga ngo mumvanye mu mujyi munjyanye mu cyaro nta kindi avuga bari muri aho afande ndiyo agahita yirukanka ajya gufunga mizigo akamufunga kwimuka ntavuga ngo ngiye kure y'umugore wanjye abana nibambura bazarerwa nande mama shenge aragenda akazenguruka igihugu kandi iyo yafunze mizigo yagiye umutima wo ku mugore n'abana aba yawushyize ku ruhande gahunda ibari imbunda nahaduye niho haba hari umutima mureke mbabwire abantu muzaba bakene mube n'abatindi mu gihe mutarana mu muhamagaro neza kuko Imana nayo itanga amanota niba utarabizi ubimenye Imana ya Isiraheli uzi imbere gishonje uzi amagambo Imana bwite kungaburira yarambye ngo kuko wakoze umurimo wanjye neza ngiye kuguhemba ku madolari irambwira ngo nzakwambika uberwe wambare nk'ikigori imbwira ukuntu abana banjye baziga ahantu heza none imaze kubisohoza ngo uriya mugore agira abagabo nawe uzabashake ko ntabamaze uzabashake nanjye umere nkanjye sinabamazeho nimba naranabajyanye najyanye bake himbwira ukuntu ifungurije konti muri beka himbwira ukuntu izampemba mu mabara y'amafaranga hanyuma nibikora ngo mu masharirene kuri bureke ntirirereka ni umuhamagaro nta n'uwabifunga ngo bikunde nta n'uwabizimya ngo bivemo kubera ko yavuze ngo baho ngomba kubaho nta komeye gukora umuhamagaro neza kandi ukawukorera igihe noneho ngeze nyirizina mu muryango niho nshaka gutanga urugero kuko ari nayo ntego ni gute umugore yakorera Imana afite abana babiri afite 8 cyangwa 15 barahahamutse ngo maze 15 abantu
abantu bose bagiye babyara ubwo bashatse rata ndabeshya. Ni gute wakorera Imana ufite umugabo utakubohora? Ni gute wakorera Imana umugore wawe atakubohora? Ni gute wakorera Imana nta mukozi ufite? Vuga ngo aho harakomeye, niho hari danje. Uzi Imana kugira ngo ngorera nta mukozi ufite kandi ufite utwana two muri primaire. Uzi Imana kugira ngo ngorera kandi utaha umugabo akaguhisha n'icumi kagusekuza igikuta. Uzi Imana kugira ngo ngorera ntacyo kiguhaye kandi utemerewe kuyaka. Uzi Imana kugira ngo ngorera ufite imigera hano wahetse n'umwana ujya kubwiriza uhetse da ufite uhetse n'uruhinja. Imana kugira ngo ngorera wabwiriwe ukaburanga. Iyo niyo nje kukubwira kuko ariyo mateka nanyuzemo. Niyo mateka nanyuzemo. Ikigeragezo cya mbere nabanje guhura nacyo muri uyu muhamagaro ni ukuvuga ubutumwa kandi mu rugo ntabyemerewe. Vuga ngo mbese ubwo wabyitwaye mu buti. Reka rero mbabwire, hari abagabo batatu n'abagore batatu tugomba gukorera kandi tukabakorera neza. Abo bagabo kuko bose tubafiteho inyungu. Umugabo wa mbere yitwa Imana, yego. Umugabo wa kabiri yitwa igihugu. Mu ntega amatwi, umugabo witwa igihugu n'umugabo witwa itorero. Mureke mbabwire, ntabwo ibintu byose tuzabisanga mu rusengero, nta nubwo ibintu byose tuzabisanga mu gihugu. Hari ibintu ugomba kubona mu muryango wawe, hari ibyo ugomba gukura mu gihugu, hari ibyo ugomba kubona mu itorero. Niyo mpamvu bagore ni mubi intwari aba bagabo bose mubakorere kuko baragushaka kandi bagukeneye kw'inyungu. Ntabwo Imana izareka kuguhamagara ngo kuko uri depite, ntabwo Imana yareka kuguhamagara ngo kuko uri umusirikare, izareka kuguhamagara ngo kuko uri umupolisi, ntiyareka kuguhamagara ngo kuko uri umuganga. Aho uri hose ugomba gukorera igihugu, ugakorera itorero, ugakorera n'umuryango wawe. Vuga ngo bikeneye imbaraga. None se uziyemera kuri gitifu ejo bundi muzamwaka mituweli, hanyuma se uzabura mu muganda kandi ejo bundi muguti ndashaka pasiporo yo kujya hanze. Vuga ngo turafitwe nuko tutabizi. Dukeneye imbaraga kugira ngo dukorere aba bagabo. Ikindi, ntabwo uzabwira umugabo wawe ngo Imana iranshaka. Ibyo byonyine Imana nimba atayizi cyangwa yizi gake. Icya mbere yijya kuguhamagara ntimukangurusha ugira ngo uramubwira ngo mva rero wamugaruwe, njyewe dore nihamagariye uyu mugore wawe ngo abe umudiyakoni, mpamagaye uyu mugore ngo ajya kundirimbira, uyu mugore wawe ndashaka ko azaba pasiteri. Ntabwo ujya inegosiya n'umugabo wawe ashaka. Iguhamagara ntabimenye, mukubitanira ahantu umugabo adahari, iguha amategeko umugabo ntabimenye, ikaguha amabwiriza ukumva ijwi ryayo ariko we ntaryumve. Vuga ngo nyamara birakomeye nimushaka iguha imbaraga. Mwana sanga umutware wanjye bimwumvishe. Imana si negosiya n'abagabo bawe. Imana ahubwo vuga ngo aguka mu bitekerezo umenye ibyo ukorera umutware wawe mbere y'uko ujya mu muhamagaro. Dore uko nabigenzaga. Umugabo witwa Yesu n'umugabo witwa Imana bose ari umugore wabo. Yego, umugore wo mu mwuka, umugabo wo mu mwuka n'uwo mu mubiri. Ikintu nakoraga rero kugira ngo njye mu muhamagaro nta rubanza rundiho imbere y'umwami, imbere y'umugabo wanjye, nabyukaga mu bucuku. Nta mukozi nagiraga ariko uhita unanyumva, na bamwe bahorana impamvu. Nta mukozi nagiraga. Ni imvune, uravunika. Ariko ubundi ni ibiki mwabonye mutavunitse? Kuki mushaka kubona ibintu by'Imana mutavunitse kandi by'isi mwarabibonye muvunika? Noneho mwabonye ko utuntu tw'Imana ari utuntu twa kenyege ugomba gufata kenyege. Vuga ngo abarambiwe baragenda, abarambije nibo babibona. Ntimwabonye ibintu Imana yavugiye hano mu kanwa k'umukozi wawe? N'ibindi wicara hasi urambye. Yicara urambye, nuje uhagurika se harimo inkingi zakwereka. Uzicara urambye ariko nta jambo uvuga ngo ribe byose izabisohoza. Nabyukaga mu gitondo, umupapa wambaga amazi twahuriye hano ndishimye, wampaga amazi y'umugo kuko nari umukene. Navomaga amabido nka 15, naba afite uruhinja
ninjye wivomeraga naba ntwite kandi iyo abana batansoma n'ubyumva iyo nabaga ndatwite nibaga afite uruhinja urabyumva cyangwa afite umwana uruhinja mfite n'indi ibyo se urabibwira Imana ngo byari ndahekana urabibwira ariko narumva icyo akora muri abahanga shenge wenda wowe yakwemerera naragendaga nkavoma amabido nka 15 kuko nakoraga sitoke kuko nta mazi nagiraga namara kuvoma ayo mabido ni nanjye washakaga rasiyo mugega amatwi ariko ni nanjye wagombaga gushaka rasiyo y'ibyo kurya by'abana kuko sinari umugore uhabwa rasiyo untega amatwi ariko nubwo ntahabwaga rasiyo nanone ntabwo nagombaga kuba umugore ugutambaye nayo uretse bya bindi bya myanzuro yayo ubwo nta ijana wasize uretse ugenge ngiye kugufungira amazi n'umuriro oya nari umuheburayo kugira ngo njye kubwiriza umuhamagaro wanjye Imana wemere hari ibyo nagombaga gukemurira umugabo byose nubwo nta rasiyo nubwo yanjiduye akampishi nari umuheburayo tuguti nibyo nyamara namara kuvoma ayo mazi haba mbonye umukiriya nari umutayeri naradodaga amoteri zose nkagira impano yo gukora vuba kandi n'ubu niko bimeze hanyuma namara nkabonye umukiriya ida umwana nkaba ngiye ku mashini gushaka ayo ibiryo sigira abana mwana nawe no gukorera Imana baba basigiye rasiyo cyangwa mwazisigiye muba muhazi nicara nkadoda umwana mu mugongo undi mu nda nyakubahwa nawe akicara nkaho kugira ngo ambwire ijambo rinkocora ku buryo nibaza iyo nakoreye nimba bayita iki ari igihe yaje arandeba njye nigishijwe na porofeseri mwiza umugabo wanjye n'umwana mwiza hari igihe yaje ubundi umukene n'umusazi bajya gusa urabihakanye bihakane se umukene n'umusazi nimba hari abantu ubona ari couple bajyanye uzi umusazi yatambutse ntacyo asiga umukene nawe hari igihe anyura ahantu abakire bamenya ibishingwe akabona ikintu cyavuyemo bureba atakakanza akabikamo umunyu reka mbivuge kuko ariko nabikoraga akabara gato ntatangiye gusara akongera agatambuka yagera imbere akabona ubase bajugunye ishyaka ariko abakire barareba nzayihomesha akaraba ukabona ni nk'umusazi agenda atoragura ibintu ibyo bandi bataye akaba ari mu bitongo noneho icyo gihe navomye ubona akamenya amaso navomye umwana umwe ari mu nda undi ari mu mugongo undi ari kwinyarira hariya undi ari hariya bose ni mama nta mukozi umugabo ubona wari kundeba ati iyo byara bake abafite ikibazo nk'icyanjye haleluya natutubikanye ndi kugira vuba ngo njye kugira ndi kudoda umwe ararira hariya undi arasinzirira hariya ubusumwa ndashimira Imana ihindura amateka ndashimira Imana yubaka ubuzima igakuraho uzi kuribuka muri ubuza ugahura n'indimuka muri ububwira bw'Imana ariko yobu yaravuze ngo isi resitandome yaravuze ngo imbere nubwo ntabibona inyuma nkaba ntayiharuzi iburyo n'ibumoso ikaba idahari ariko ngo isi
ibimenyetso byo gusara yarabibonaga. Ndashima Imana ko ntasaze, oya ntabwo nasaze, cyakora nasaze gake, kuko najyaga nambika ntashye, hanyuma ngashiduka narenze umuhanda aho ugomba kunyura ngo njye mu rugo, nkaringeza aho ngenda nivugisha. Umwana w'imyaka ingahe, ariko ndashima Imana ko ibisazi byose ntibyamvuyeho rata. Rero turabona nasobanutse rata, ariko Mana nganemeye icyubahiro y'ubukabya. Hadoda namara kudoda nabonye ibyo kurya, hajya guhaha, hajya guteka, hagaburira abana, hategurira umutwaro, narangiza hakubita mu mugongo umuto, undi nkamutwara mu kaboko, hakora urugendo rw'amaguru, hakagera hagera umunaniro ukanyica mwicara, nagera mu iteraniro nkabwiriza mpetse, nataha nkakubitwa nkarara hanze, nakorobye, nogeje ibyombo, nogeje abana, bamwe nabatwaye kugira ngo ntasikuriye, hari ibintu nzira mu buzima. Nanga umwana wirirwa ukata muri karitsiye baroko, nimba uzi ko umwana wirirwa akata muri karitsiye ujye umushyira ku gitenge umujyane gusenga, biriya bintu ni umwanda. Umwana mu muhanda ntabwo nari kujya mu rusengero umwana wanjye ari gukata, ntabwo biriya bintu ari byo. Imana yawe iratukwa, izina ry'Imana rigatukwa, bakavuga ngo dore bya birokore, biriya si byo. Kumwizirikaho n'ibikunanira ujya uguma iwawe, ujye gusenga abana basinziriye ku bikuta, ujye gusenga iwawe nta mweyo uhaheruka, ujye gusenga imirimo yo mu rugo ipfe, ujye gusenga umugabo yifurire, ujye gusenga yiterera ipasi, ujye gusenga usige dezorudire iwawe, ikimamiyo, isafuriya, ririri, ujye ubyandurura, abana babisubize babivane mu mwanya ariko wasize ubitunganyije, ujye ubakarabya, wenda biyanduza ariko bakarabye, ujye ubamesera, biyanduza ariko babamese, ujye ukuramo inzitizi zose zituma Imana itari gukunda. Izo nzitizi nkazikuraho, umugabo wanjye imyenda yirafuze, kandi ikindi nkamenya ko ngomba gutaha kare. Ibyo kuvuga ngo Yesu arandinda, nimara kubwiriza, n'ubu nimara kubwiriza ndiruka, kuko urugo rwanjye ni njye mugabo, ni nanjye mugore. Mureke mbabwire abamama, mukureho inzitizi. Nimba ufite Imana yaguhamagara, kureho inzitizi zigutandukanya n'umugabo wawe. Nimba ari umugabo udashobotse, akaba ari umugabo utagira gahunda, ntabwo Imana izabiguhora, ariko mukorera ibyo akwiye gukorerwa, ubundi ujye gukorera undi mugabo witwa Imana. Ibyo kuvuga ngo umugabo ntakwemerera, uzasenga Imana uyibwire ngo bigenze gute. Ntabwo Imana yakora ikosa ryo kuguhamagara kandi izi ko bitazakunda. Nubona yaguhamagara, izakwigisha uburyo ugomba kuba mu muhamagaro kandi ukanezeza uwo mwashaka. Aha ngaha rero ndashaka no kuvuga abagabo, ntabwo ari abagore babishye gusa. Hari umugabo uhura n'ibigeragezo byo kugira umuhamagaro ariko mu ikofi ikaba irafunze. Ubu rero yabishyura akavuna. Niba hari umugabo wakirwa neza mu rugo, ni umugabo ufite amaraje cyangwa umugabo uhembwa. Ariko nimureke mbabwire, ntabwo abantu bakirira rimwe, hari abakire bakene, hari n'abakene bakize. Imana iracyamushyize ku ishuri, iracyamupima. Umunsi yagize kashi waramusuzuguraga koko, Imana ikamuha ku mufungo, uzagira icumi. Ariko ni byiza ko mubana muri urwo rugamba, akaba mu muhamagaro, mu ikofi nta kirimo, ukamwihangana.
nayo mpamvu ushaka no kubwira abagabo n'abagabo nabo bagomba kuba mu muhamagaro ariko bakamenya uko bagomba kwita ku ngo zabo. uzi umugabo ufata icyumweru cyose akagifunga atari we mu rugo ngo naragiye Imana iragafatirana ngo mpamare n'iminsi 3. Imana ntigufatirana ariko uhamagara n'umugore wawe. umuntu yikumva ngo ni umugabo ngo aba yagiye gukorera Imana. Gukorera Imana ntibibamo dezarure, ntibibamo akavuyo, habamo ibintu bisobanutse gusa. kandi akajagari burya kataba muri leta ntigakwiye kuba mu itorero. Ibintu by'Imana birubatse bifite iki? Bifite gahunda. Gukorera Imana ugakora neza kandi ugakorera igihe, ibyo bintu twari tugezeho. Aha hantu niho hari hakomeye. Ni gute ushobora gukorera Imana ugakorera umugabo? Ni gute wakorera Imana ugakorera n'abana? Hari abantu bumva ko kugira umuhamagaro ni uguta abana ntibagire umurere. Ndi mu muhamagaro gukorera Imana birantwara, ariko sinzi uko abana baraye nuko. Ariko iyo mihamagaro yatuma ntamenya umwana wanjye. Mureke mbabwire, ukora aho ushoboye ahandi Imana ikahikorera. Ariko ntugomba kuvuga ngo ugomba kuba mu rusengero gusa. Abana ntumenye ibiti ntumenye ibiki. Kandi burya nimureke mbabwire, nimubona umuntu wakoreye Imana abana be bakandagara, simvuze ijambo rikomeye ngo haba hari hoteli, bishobora no kuba ikigeragezo. Imana yagukiza, ariko ujye ubanza ugire ibyo woroganiza. Ibidashobotse Imana izaba ariyo ibishobora, ariko ntukumve ngo uwo mu rusengero gusa. Gukorera Imana ku gihe kandi ugakora neza. Najyaga njya muri korali, nari umuvuga butumwa nkaba n'umuririmbyi. Najyaga mu masengesho ya korali nkabashorera bose. Umwe akaryama hano, undi akaryama hano, bose uko ari 4 mu nda afite mu ndi mwaka. Amasengesho yarangira, ubwo nabikoreye iki? Sijya umwana mu nzu wenyine, ariko sijya umwana wenyine mu nzu, nagira icyo ababona ibya bikorwa by'abarokore bitagira gahunda. Agize icyo abari buhakanire nde nahaga nanjye ngo nagiye gukorera Imana, ubujiji. Kandi iyo uri umusivili usenga y'ubugimbi n'ibyo njya mbwira abantu, ariko iyo uri umusirikare usenga amasengesho akagera ku Mana. Hari abantu basenga amasengesho Imana itajya yumva kubera kuyasengana ubwenge buke. Naravunikaga kubatwara, saa 6 twasoza tugataha. Ntabwo nakubwira ngo tekinike zanjye nizo zabareze, nakoze aho nshoboye. Imana ibona ishyaka n'umwete, irangiza ibindi iragenda irabimborera, izinjira ba gukora neza ugakorera igihe, ukaba mu muhamagaro neza ku buryo Imana isinya ikavuga ngo urangure. Ikindi nihuse ndashaka kuvuga ibintu byica umuhamagaro. Ibintu byica umuhamagaro ugakora ukamera nk'aho utakoze. Icya mbere ni ugukora mu muhamagaro ibyaha. Mureke babwize ukuri, nta muhamagaro wajyamo umugabo wawe afite ibyo akunenga cyangwa umugore wawe afite ibyo akunenga akakubeshyera. Uwo muhamagaro uwo munsi ubupfuye. Niba rivuga butumwa nibyo nahereyeho, rikora ariko ufite ibyo wakemuye mu rugo. Niba rivuga butumwa cyangwa n'ibindi ugerageze ugire ibintu woroganiza. Ikindi, hari ibyaha byica umurimo umuhamagaro. Abantu bakorana umuhamagaro ibyaha, bakawukorana amanyanga, bakawukorana utuntu tw'uducenga, utuntu tw'uburyarya, utuntu tw'ubusutu. Ntabwo wabona umuntu usa wirukanye mu nzu y'Imana kugira ngo ukore uko Imana yaduhaye imbaraga, twe tuba tugihari. Ariko ukibeshya ugatuma umuntu ava mu nzu y'Imana ari wowe ubigizemo uruhare. Vuga ngo bimeze nko kugambanira igihugu. Gusohora umuntu mu nzu y'Imana, reka nguhe urugero. Umuntu ukura abantu ku Mana ameze nk'umuntu ugambanira igihugu. Wagambanira igihugu kwidegembya se ntibishoboka, ntabwo bibayeho neza. Ariko iyo uri mu gihugu gikunze, ukunze abagituye, ushaka ko gitera imbere kandi ugikorera, ujya nta mutima ugucira urubanza. Ni nko kubana n'Imana, ugakunda abantu n'Imana, ukabuka n'injerekani n'intore. Kandi uko niko kuri. Mureke mbabwire ijambo rikomeye Imana yambwiye. Data yarambabaje, namubabariye nkijijwe. Imana ibintegetse irambwira ngo papa wawe nzamuha n'ubugingo.
inti nzamuha ubugingo, ijuru nirinini uzareka barijyemo, urimbura abantu kuki ko tuzari kwirwamo. Irambwa ngo uzi impamvu nzamuha ijuru? Ngo yafashe Sharirene amufata neza, amuha urukundo yaburiye kuri se. Ngo papa wawe ijuru azaryicaramo, ndeba ukuntu atigeze andera, ndeba ibintu yankoreye, ariko ndeba ko yandereye ako kantu Imana nararisinye kuko yanejeje umwana wanjye. Ntubona ukuntu bari wicaye hano, niyo udafite akazi wari kuruhuka, ni ukuri byamuhigaga ejo ntabwo byakuba, ibigushaka ntabwo byakuba. Ubu hari akantu wakoreye Imana izabikwereka. Imana reka mubwire, umwana wanjye yarasaze arirukanka, yirukanse polisi irampamagara, abapolisi Imana ijya ibaha umugisha. Nabwiye Imana ntereka mubwire, wangize umusazi nibyo narandagaye, ariko hari ibyo ntemera. Ngewe polisi irampamagara ari nka saa yine, polisi irampamagara, niwe Mukesha Imana Emerita, uyu mwana witwa runaka n'uwawe? Inteye uze umurebe hano kuri polisi. Intiyerwa fande, nahise nyirya urwara, mbwira Imana nti waretse kunkabiriza. Njya kuri polisi nijyana, abantu bose baranzi, ubu koko banabimenye ko n'abana banjye basaze. Ngende bavuga ngo dore mama Sharirene abana baramusaranye, ntaho njya, ndayizimya burundu. Mbwira Imana ngo ugende umuzane, nawe nakuzaniye abawe, no comment, nta kindi. Emerita njya mu cyumba ndaryama, naryamye, nararyamye, isaha igeze ndateka ndarya. Oya, none se sinarabazana, n'ubu naje kubazana, kuki nazana abana b'Imana njye ntinzanira abandi? Ntibishoboka. Maze ndaryama, mbwira Imana ntibamuzane, nakuzaniye abawe. Ibwira aho nabazanye, ibwira aho nagendesheje amaguru, ibwira aho nabwirizaga bakamuka, aho banyambuye mikoro, aho bandegaga, aho bavugaga ngo nicyo ntazi, aho narwariye amavunja, aho nicaraga nkabura ya moto, aho namaraga icyumweru nabaga nagiye kubazana, ndavuga nti nanjye umuzane. Nimugoroba nka saa 10 numva umuntu arampamagaye disi, ati ngwino ufate umwana wawe turi hano ku gipangu. Niko bimeze, ariko usanga bamusize muri pandagari. Ngiye kubona mbona araje. Imana yari yarambwiye ngo ntagenda ujye byamusinzire, ntabwo ateze kubura. Yari yaragenda ahagarara kuri Nyabarongo, avuye mu kazi n'amaguru, ngo ibintu bikamubwira ngo jyamo woge. Ibaze ashaka koga muri Nyabarongo, bibahora hasa ni muri pisine. Umwana aragenda, ubwo ni ubuhamya yaduhaye, aragenda yicara iruhande rwa Nyabarongo, kuyijyamo ntibyakunda, dufite abamarayika. Tinyuma y'ingabo zishinzwe kurwanira, ngo umuntu aramubwira ati wijyamo, uwo muntu ninde? Ni marayika. Dufite intelligence z'ijuru. Arangije ngo adaha amashyi ku mashyi, aranywa, arakomeza arigendera. Imodoka yatambuka ngo jya muri iriya modoka, marayika atukuye kuyijyamo. Irambwira ngo azaza, azakira nta n'agasatsi ko ku mutwe. Tugiye gusenga, ndashaka gusengera abantu batarakizwa. Ntabwo waba mu muhamagaro utarakizwa, kwakira Yesu n'Umwami n'Umukiza ugapana